shiramatsiko ni shiramatsiko hamwe na Niyitegeka Graciane. Wakumva nk'ibyabayeho cyangwa bitarabayeho, ariko menya ko iryo teka ryabayeho. Uti niriye ni iteka ryo kuwa 17 Gicurasi 1952 ryemerera abantu gufatwa kizungu, abirabura gufatwa kizungu, abarabu gufatwa kizungu. Iteka ryo kuwa 17 Gicurasi 1952 rirebana n'uburenganzira bwo kuba umunyekongo yashyirwa mu rwego rwa kizungu, ryubahirijwe no muri Rwanda, Burundi n'itegeko teka ryo muri Rwanda, Burundi nomero ya 11 akarongo gahagaze 123 ryo kuwa 10 Nzeri 1952. Ubwo burenganzira bwari burenganzira ki? Gufatwa kizungu byari bimaze iki ngo bitwongerere iki? Ubwo burenganzira bwo gufatwa kizungu bwavugwaga n'ubutegetsi imbirigi muri aya magambo. Umva neza: gufatwa kizungu ni urwego rutuma abanyekongo bamwe na bamwe bashobora gufatwa nk'umuzungu ku bijyanye n'imibereho, bakagengwa n'amategeko ya gisivile agenga abazungu. Ugiye muri urwo rwego ava mu rwego rw'abaturage basanzwe. Uwigeze muri urwo rwego yagengwaga n'amategeko agenga abazungu kandi akagira uburenganzira bungana n'ubwabo, ariko ntiyabonaga ubwenegihugu bw'Ababiligi. Kugira ngo umuntu ashobore kujya muri urwo rwego yagombaga kuba yujuje ibi bikurikira: ibaruwa ibisaba yagombaga guherekezwa n'ibi: icyemezo cy'amavuko, icyemezo cy'imyitwarire n'imibereho n'imyifatire, impapuro zose zerekana amashuri yize n'uko yitwara, rimwe na rimwe akavuga n'izina rishya yifuza kwitwa. Iyo kubisaba rero byemerwaga, uwabisabye yabaga ashyizwe mu rwego rw'ababonye ikarita y'uburenganzira bwa kizungu. Yafatwaga nk'Ababiligi ariko akagumana ubwenegihugu bwe. Icyo gikorwa rero cyo kubona ikarita ya kizungu ngo cyerekanaga ko nyir'ukuyibona yamenye ko umuco gakondo we usuzuguritse. Uwanditse muri urwo rwego yabaga umwirabura wakwitwa ko yakataje mu iterambere. Ni umuntu wavuye ku rwego rwa gisenzi agahinduka akagera ku rwego rwayevoriwe rw'uteye imbere, agakomeza akagera ku rwego rushya rwo kubona ikarita imushyirisha mu rwego rwa kizungu. Kugira ngo agere kuri urwo rwego rwo hejuru yagombaga kuba yarahindutse ngo agere ku rwego rwo kubona ikarita. Urwo rwego rwa nyuma rwasabaga nibura imyaka 25 ngo yo kwihangana kugira ngo ufatwe kizungu. Uretse ko abari bafite ikarita y'imyitwarire inoze batari bafite uburenganzira bwose bwemerewe abazungu. Wabaga afite indi ntera we yafatwaga nk'umuzungu kuri ibi. Yaturaga mu bice byagenewe guturamo abazungu, abana be bakiga mu mashuri y'abana b'abazungu, agashobora no kuguza amafaranga muri banki n'ibindi. Si nk'ibi by'ubu ngubu buri wese aguze uko yiboneye. Bene ubwo burenganzira bwahabwaga bene abo bagizwe nk'abazungu bwatumye abayevoriwe bamwe bateye imbere cyane, bifuza kuzamuka muri urwo rwego rushya rw'abarengera inyungu z'abakoroni. Kugira ngo umuntu rero abone ikarita y'imyitwarire ya kizungu inoze, yagombaga guhindura imyitwarire yose, akareka ibijyanye n'umuco w'iwabo gakondo, byose bigasimburwa n'ibijyanye n'umuco wa kizungu. Umukoroni yari agamije kurema ingirwabazungu, bivuga abirabura ku ruhu gusa ariko bakitwara muri byose nk'abazungu. Ariko ku myumvire y'Ababiligi ntabwo Abanyarwanda n'Abarundi bari bakageze kuri iyo ntera. Kugeza mu 1990 nta muntu muri ba evoriwe bo mu Rwanda na Burundi wari uri kuri urwo rwego
cyangwa se wari yakabonye iyo karita y'imvire ya kizungu. Ngo ariko muri Kongo ho, ndavuga Kongo Mbirigi, ngo hari abantu bagera ku 1,500 ngo bari bafite iyo karita. Kubwa Ababirigi ngo Abanyekongo barushaga Abanyarwanda n'Abarundi cyangwa se Rwanda Urundi kuba evuriwe. Umvira nawe da baramaze.